Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe. Turashima Imana cyane itugiriye neza ikabaduhaye umwanya kugira ngo tuvuge ibyayo. Ariko mbere yuko tutangira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenga Imana. Ndagushimye Mana Nyiringabo, urakoze kuko ugize neza. Uyu munsi urawutwongereye tubayemo turawuramyemo. Ishimwe ni iryawe. Hari benshi bageze acecekerwa, abandi bari hirya no hino mu bibazo bitandukanye, ariko wishimye ko uyu mwanya tuvuga izina ryawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ngiye kuvuga rero izina ryawe, nyemerera ntabarije, icyubahiro kigaragare kuri wowe. Mu izina rya Yesu Kristo nongeye guheza buri imbaraga yose yatuma ijambo ryawe ritagira umwanya mugari mu bwoko bwawe no mu mitima y'ubwoko bwawe. Reka rero dutangire ijambo, ubane natwe, turinginga kugira ngo umwuka wera aze atugote, azabane natwe, atwigishe, avugane n'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Urakoze rero uyu mwanya uduhaye, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahabwa icyubahiro. Ni umwanya mwiza Imana iduhaye, icyubahiro n'ikibi cy'Uwiteka Imana. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana twihuse. Zaburi ya 22 umurongo wa 32. Haranditse ngo bazaza babwira abantu bazavuka gukiranuka kwe kari we wabikoze. Amen. Reka nsubiremo nihuta. Bazaza babwire abantu bazavuka gukiranuka kwe kari we wabikoze. Amen. Rero ntaratangira kuvuga iri jambo no kugira ngo ndisobanure cyane ngo turiganireho, nitwa Mukamurangira Bibiyana, nkaba ndi umubyeyi w'abana 2, nkaba ndi umukozi w'Imana, mvuga ubutumwa bwiza maze igihe kirekire. Iri jambo ry'Imana riri muri jewe. Ubu rero reka turiganireho. Izina ryanjye niryo, nitwa Mukamurangira Bibiyana, nkaba ndi umukozi w'Imana. Imana ibahe umugisha. Teme rero y'iri jambo ni ukuvuga ngo niri ngo gukiranuka kwe kari we wabikoze. Bazaza babwira abantu bazavuka gukiranuka kwe kari we wabikoze. Rero ijambo nshaka ko tuganiraho ni imirimo y'Imana, ni ugukora kw'Imana, ni ugukora, ni Imana ikora ibitangaza. Abantu bose ari abariho ubu ari n'abazavuka mu gihe cya kera bakamenya imirimo y'Imana. Nicyo rero ngira ngo tuganireho. Iri jambo ni Zaburi ya Dawidi. Dawidi uyu nguyu niwe watangiye avuga imirimo y'Imana, ariko bitewe n'ibibazo yagiye ahura nabyo, uko Sawuli yagiye amuhiga, uko yabaye mu ntama, uko yabaye mu buzima bukakaye cyane, nibwo ageze aho avuga Zaburi ya 22 aravuga ati Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje ukaba kure ntuntabare, kure y'amagambo y'abaniha yo kuniha kwanjye, ukaba kure yo kuniha kwanjye. Mana yanjye, ntakira ku manywa na nijoro, niki gitumye untererana, niki gitumye undeka. Aha rero yatangiraga kuvuga ageze mu bibazo, igihe Sawuli yari amuhiga ari kumushakisha kugira ngo amwice. Ageze aho yumva pe arihebye, aragenda ajya mu ishyamba, atangira kurira, abwira Imana ati ni kubera iki uri kure yanjye, kuki untereranye, kuki undetse. Na Yesu yarabivuze. Yesu igihe yari mu bubabare ageze ku musaraba nibwo yavuze ati Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje. Nabo yumvaga birangiye, ubuzima burangiye, kandi abona abantu bose bamutereranye, nta muntu n'umwe ukimuriho. Nawe atangira rero kubabara, aravuga ati niki kikundekesheje. Na Dawidi uyu rero nawe yabonye ibibazo, abonye agoswe impande zose, kuko bari bagiye kumufata, byari byanarangiye rwose, bari bamugose impande n'impande, ariko ariheba. Muri kamere muntu ari gihe ducika intege pe, ukareba ibibazo, ukareba hirya no hino, wabura ukumva ubuza umuntu gutabara.
ugatanya guta Imana kuki untereranye. Basogokuruza twumvise amakuru yabo, twumvise ko bagiye bakwiringira ukabatabara, ukabakemurira ibibazo mu gihe cy'intambara, ukabarwanirira igihe bari bariho abafilisitiya bamereye nabi, ubahagurukiriza umurengezi. Dawidi araza arabatabara. Dawidi rero nibwo yavugaga ati kuki ndetse noneho kuki ndetse bikaba bimeze gutya, kuki untereranye kandi jewe naragiye unkoresha nkica Goliyati, Abisirayeli bakagira umudendezo. N'igihe cya Sisera yarwanaga na Debora nabwo yaravuze, nabyo yarabyibutse, avuga ati none kubera icyo untereranye. Ari igihe rero umuntu agera mu bibazo ukumva urihebye. Ibi binyibukije umunsi umwe umuhungu wanjye agiye ku ishuri ariga, arageze mu wa 4 ariga nta minerivare, ambwira mama ko nta minerivare, nkambwa genda uje kwiga uziga kandi uzarangiza. Yiga umwaka wa 4 ntibamwirukana, uwa 5 nawe agira umugisha nabwo ntibamwirukana. Bageze mu wa 6 baba ari wamutega, baravuga bati rero uwa 6 ntuzawurenga, iwa 4 waraburenze, uwa 5 urawurenga, ariko uwa 6 ntuzawurenga. Ubwo nibwo igihe cyo gutangira ibizami bya leta bahise bamubwira ngo dore amafaranga ntiwayatanze taha. Niko kumpamagara arambwira ati mama ntabwo banshishije ko nagize conduite mbi, mfite amanota meza, none nukubera iki mama banyirukana, washatse uburyo ubona amafaranga. Nta buryo na buto nari mfite bwo kugira ngo mbone amafaranga yo kwiga. None ambwa ati noneho nyereza tike ntaye. Namubwira rero gumaho uziga. Niko umwe mu banyeshuri biganaga yari pasiteri we aramuga ati genda uje mu ishyamba usenge iminsi 3, umunsi wa 3 uzagaruke. Asenga iminsi 3 aragaruka, arutse ku kigo ntihaboneka, agira ngo wenda hari abaterankunga bari buze kumuha amafaranga, arababura. Noneho uwo mupasiteri wabo bana aramubwira ati rero ubwo ubuze amafaranga wabanye neza n'abanyeshuri mwigana? Ati cyane. Ati none ugenda ubwire préfet des études yuko aguha ahantu ho guhinga hangana n'ibihumbi 380. Aragenda abwira préfet des études ati ndashaka rero kumpa ho guhinga icyate kinini cy'ibihumbi 380, hanyuma nazakirangiza ukansonera. Préfet des études amurebye ati izi ntoki zako zitigeze zihinga wa mwana we, kandi bakambwira ko uturutse i Kigali uzashobora guhinga? Ati nzahahinga. Umwana aragiye, baramweretse icyate kinini, maze kukimwereka umwana aragenda ajya ku ishuri, abwira umupasiteri wabo w'umunyeshuri nawe ati rero yahanyeretse. Aramubwira ati wabanye neza n'abanyeshuri? Ati yego. Ati genda uje mu mwaka wa 4 ubabwire uti rero ubabwire ikibazo cyawe ubasaba umusada. Ngaragenda abwira abanyeshuri, amaze kubabwira abanyeshuri bose bahagurutse nk'umuntu umwe, baragenda bahinga icyumweru. Nimugoroba ngo barahingaga bakageza saa 12 niharangira. Aja nanone mu wa 5 arabibabwiye, bahaguruka nk'umuntu umwe, baragenda barahinga ntibarangiza. Aja mu wa 6 yigaga n'abarebabwiye, abibabwiye nabo baragenda barahinga, bahinze ibyumweru 3 baraharangiza. Agenda abwira préfet des études ati narangije guhinga. Ati warangiza? Ati narangije. Agiye kurasanga harangiye, aravuga ati ngaho genda wige, ndashaka kubabwira imirimo y'Imana. Ubwo nibwo yampamagaraga arambwira ati mama, ati amafaranga nayatanze uyakuye he? Antekereza uko byagenze, numva nshimye Imana. Hano Dawidi nawe rero amenya imirimo y'Imana. Nibwo yabwiraga Imana aravuga ati numvise inkuru zawe, numva ukuntu wagiriye neza sogokuruza, none ndashaka kugira ngo nanjye ungirire neza, nzagende mbwira abazavuka imirimo yawe. Buriya ni byiza ko natwe tugira ikintu tuzabwira abazavuka, tukababwira imirimo y'Imana, tukababwira gukora kw'Imana. Ndibuka umunsi umwe jewe
Imana impamagara ngo njye kuyikorera nta kintu mfite, impagurutsa ndi umuganga, irambwira genda ntugire ikintu ujyana, irabanza irankenesha imyenda nayihabwaga n'inshuti n'abavandimwe. Nkabona umuntu ampaye agasafuriya, ampaye agasahani, ampaye iki, ariko mba mu kazu kameze nk'agatuwarete bari barafunze. Imana rero idakiranirwa nakomeje kuyikorera nnyo, nyikora muri ubwo buzima bukakaye, nyikora muri ubwo buzima bugoye, mara imyaka 5 ntazi ibiryo byo mu nkono, ntazi uko bisa, ngenda gusa njya mwivuga butumwa, ariko je ntabasha kuvuga kubera ko abantu baravugaga batari ko se uyu nguyu ni umukozi w'Imana, uyu ni Imana yamuhamagaye. Imana ihamagara umuntu ikamukenesha bingana gutya, ariko Imana ishobora byose. Imana igeraho iramfasha, impa kwiga. Imyaka 5 ishize nabonye umuntu aramfasha, amaho kuba, ankodeshereza inzu umwaka wose, buri kintu cyose umwaka. Nabwiye ko mumbabarira narwaye inkorora, ariko inkorora ntimbuza ko mbabwira Imana. Nyuma yaho njya kwiga ishuri rya teoloji, ndarangiza, ndakora, nkorera Imana mu buryo bwagutse. Nagiye mbona Imana rero, ndashaka kubabwira ngo uri mu bibazo, uri mu ngorane, udafite ukameze, yiringira Imana. Hari ukuboko kw'Imana gukomeye. Umugabo witwa Ezira, ibice 9 ntabwo tubisoma kubera umwanya muto mfite, ibice 9 umurongo, ibice 8 umurongo wa 9. Ezira ari umunyagano i Babuloni, ariko agenda agakomeza kurikirana amakuru. Ibice 8 umurongo wa 21 agumya gukurikirana amakuru y'Abisirayeli uko bamerewe, Abayuda uko bamerewe. Noneho unyuzeho akamubaza ati bimeze bite, akamubwira yuko ibituro by'abasekuruza byabaye amatongo, byamezeho ibyatsi, ntako bameze, hekaru yasenyutse. Agira agahinda n'umubabaro, ngamara iminsi atarya atama, agaragaza umubabaro. Yaje kwakira umwami akagaragaza umubabaro, aho ageze hose akagaragaza umubabaro. Agiye kugaburira umwami, ajyanye ku meza, umwami n'umwamikazi bicaye, ngo umwamikazi ahita amubona, aramubaza ati Ezira bimeze bite, ko mbona ugaragaza umubabaro kandi ubundi ntajyaga nkubona umeze gutyo wijimye utyo. Avuga ati nakishimane, ibituro by'abasogokuruza byarabaye amatongo, inzu y'Imana yarasenyutse ari umusaka. Bamusaba, baramubwira ati tubwire, dusaba icyo wumva ushaka twagukorera. Asaba kugira ngo bamusabire ibiti mu kibira, hanyuma abone uko ajya kubaka inzu y'Imana. Ariko Ezira, umwami amubajije se tuguhe ingabo, aravuga atoya, mwumve ingabo nimuzireke, ukuboko kw'Imana yanjye kuzagendana nanjye. Ntageze mu nzira ngo bamubwira ko ababisha babo bari imbere, bibaza ukuntu bari bubigenze. Ariko ngo amara iminsi 3 hamwe nabo bajyanye, ukageze ahava batakira Uwiteka. Aramubwira ati twanze kubwira umwami, twanga kumubwira ngo aduhe ingabo, kuko twari twizeye amaboko yawe. Reka nawe uduhe, Uwiteka udufashe, uduhe inzira itunogeye twanyuramo. Imana imugirira neza, imukiza ababisha be, baragenda barakomeza baragenda. Ubwo rero ndi kubabwira ngo, ndi kubabwira ijambo rivuga ngo bazaza babwira abantu, bazavuga gukiranuka kwe ko ari we wabikoze. Icyo gihe nta wundi wabikoze, bizeye ukuboko kw'Imana. Ezira, ukuboko kw'Imana kurabafasha, baragenda bagera i Babuloni, ibagira i Buyuda, batangira kubaka inzu y'Imana. Ikindi Esteri nawe ababisha babo babatuze, bagiye kubica, impapuro zanditswe, amatangazo yatanzwe, bababwira yuko nta muyuda ugomba kubaho. Baravuga bati turarangiye, turapfuye, ariko bikomeje kuwiteka. Hamani yarangije ndetse no gushinga igiti cyo kugira ngo abambeho Morodekayi, ariko Uwiteka bamenye, Uwiteka bakoreye arabarwanirira,
abagombaga gupfa ntibapfa, ahubwo umwanzi wabo aba ari upfa, Hamani n'urugo rwe rwose. Kuboko rero kw'Imana, imbabazi z'Imana tuzazivuga tugeze ku gupfa, kubera ko twagiye tubona Imana ikora imirimo, ikora ibitangaza. Gukiranuka kwayo twagiye tukubona, uko gukiranuka kwayo niko tuzabwira abantu bose, uko niko rero ndi kubabwira. Soza ndashaka kubabwira uko Imana igira neza, uko Imana itabara, uko Imana irengera. Mu minsi yashize nanjye nabonye ukuboko kw'Imana. Mu minsi yashize nabonye kugira neza kw'Imana, mbona ko ari ikoze ibitangaza. Nashingije umuhungu, nta kintu mpagazeho, nta kintu mfite, ariko ukuboko kw'Imana kuragenda, mbona Imana ikoze ibitangaza. Ariko wa gatanu ubukwe buzaba ku wa gatandatu, nta kintu na kimwe abantu bari kumbwira ngo yewe dore akamodoka k'agataxi voiture ariko azagendamo. Maze rero igitanda yaryamagaho aricyo azagendaho, aricyo azajyana. Mbese bagenda bambwira akantu kose, intebe arizo azajyana zawe azaziterure. Ariko nabonye ukuboko kw'Imana bene data. Kwa gatanu buri buke bwa kwa gatandatu, ari mu ijoro buri buke kwa gatanu, umuntu arampamagara arambwira ngo haguruka ujye kugura ibintu by'umwana wawe. Ndavuga ndahaguruka ngende njya he ko nta kintu na kimwe mfite. Ariko ijambo rirambwiye ngo gukiranuka kwe ko ari we wabikoze. Mboni hagurukije umuntu muri Canada arampamagara arambwira ati nkohereje 500 ugende ujye kugura ibintu by'umwana wawe. Ibyo 500 biba urufatiro rw'ukuntu undi nawe abampereza 100, undi ampereza 100, undi atanga 100, undi atanga 50. Bya bintu abantu bavugaga ngo bazagenda muri taxi voiture, ntago ariko byagenze. Imana yampaye imodoka nziza, Imana itanga buri kintu cyose, umwana agenda nk'umukozi w'Imana, Imana ibaha umugisha. Rero ijambo twumvise ngo nababwiraga ngo bazaza babwira abantu bazavuka gukiranuka kwe ko ari we wabikoze. Imana igenda idukora ibitangaza. No mu gihe cya Yesu ntabwo bashiki barazaro ntibari zikora azazuka, ariko Yesu yinyurireho baravuga ngo yuhaba musaza wacu ntaba yapfuye. Aravuga ngo ariko nimwizera murabona ukuboko kw'Imana. Uko kwizera rero baravuga ati turabizi kazazuka ku muzuko w'abapfuye. Atari kusinababwiye ko mwizera kugira ngo babone ko ari Imana ibikoze. Yari amaze mumva 4 iminsi bumva bidashoboka. Abantu rero nabo bagenda bakurikira Yesu ababwiye ngo nimuze kunyerekaho mwamushyinguye. Bagiye bahageze abantu ntibari bajyanywe no kubona ko razarazuka. Baravuze ati reka turebe umuntu umaze 4 yarapfuye, uyu muntu ari bumuzure. Ariko aravuga ngo nimukureho igitare. Haleluya. Haba nimukureho igitare. Igitare bagikuraho, ariko baramubwira babwira Yesu batari ko bukureho igitare turabyumva, ariko aranuka turamaze 4. Aravuga ngo ariko mugire kwizera ngo Yesu ararira. Nta kindi cyarishije Yesu. Yesu yarishijwe no kwizera guke yarabonye muri abo bantu bari bavuze ngo amaze 4 apfuye batizeye. Rero ndababwira ngo Yesu ni wabikoze. Ababwira ngo ni mu muzitura, hamagara Lazaro ati Lazaro sohoka. Lazaro itasohoka mumva, Lazaro aba muzima. Rero ndashaka kubabwira ngo hari Imana ishobora byose ikora ibitangaza. Ubu ngubu ni umwanya muto nagiye mbabwira uko Imana yagiye ikora, yagiye inkorera, nagiye mbona ukuboko kw'Imana, nagiye mbona imbabazi zayo, nagiye mbona kugira neza kw'Imana. Aho nabonaga bidashoboka nkabona birashobotse, aho nari ntaye akazi noneho nje mu mujyi wa Kigali nta muntu mfite, ntawe ndeba, ariko ndeba mu ijuru mbona Imana irabikoze. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge rero
kubw'ijambo tumaze kumva kandi tunashima Imana ko ari ibyigenda idukorera tudakwiriye, kandi ibigenda idukorera twebwe turi abanyantege nke, kwizera kwacu kwagiye ako tukabona Imana. Turagushimye rero Mana, urakoze kugira neza kwawe, tugushimiye neza yawe udahwema kutugaragariza. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Dawidi aha yari yihebye yumva byarangiye, ntabwo atari kureba hirya no hino, nta mutabaza afite, nta nyina afite uri umutabare, nta se nta muvandimwe, ariko aravuga ngo nzavuga imirimo yawe ko ari wowe wabikoze, kandi ko ari gukiranuka kwawe ariko kwatumye imirimo yawe ikoreka muri ye. Nanjye rero ndagushimye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Nkweretse rero buri muntu wese uzumvira ijambo rizagera rikora ku mutima we, yumve ko Imana ijya ikora ibikomeye natwe bitarondoreka, natwe tutabasha kwigeraho, natwe tutabasha gukora, ariko tukabona Imana ibikoze. Urakoze rero Mana, icyubahiro n'ikibi cyawe, ni mu izina ryawe tubisabye dushima. Amen. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.